yaho Yezu asubiriye mu ijuru, Petero intumwa yatumije inama rusange y'abigishwa. Ahagana isaa 4 za mu gitondo bose bari bahageze. Mariya nyina wa Yezu bamutumyeho nawe abahari. Nuko Petero intumwa afata ijambo asubiramo amagambo Yezu yababwiye ubwo yabasezeraga asubira mu ijuru. Nyuma ababwira ko bateraniye aho kugira ngo batore undi muntu w'inyangamugayo asimbure Yuda Isikariyote. Mu ntumwa bari guhitamo hagati ya Matiyasi na Yusitasi. Aba babahisemo kuko bari mu bakomeje gukurikira Yezu kuva ubwo yajyaga kubatizwa na Yohani kugera gupfa, ndetse we anazuka ajya mu ijuru. Bemeje ko bagiye gukoresha uburyo bwa tombora kugira ngo uwo bigwaho ari gutorwa. Matiyasi niwe watowe ashingwa iby'umutungo nk'uko uwo yari asimbuye yari abishinzwe. Matiyasi rero nta mateka ye menshi avugwa, n'aho avuzwe usanga bajya kumwitiranya na Matayo. Gusa uwitwa Isifa Kariste yanditse ko Matiyasi na Matayo bagiye kubwiriza aho bita muri Yudeya na Etiyopiya, aza kwicwa bambwe. Yishwe bwa mbere. Hari naho bavuga ko ashobora kuba yariciwe i Yerusalemu yicishijwe amabuye. Hafi ya bose baje gutotezwa ndetse baranicwa. Ese ubuzima bwabo ni ubuhe? Bari babayeho bate? Mu kiganiro cya Mind Power uyu munsi nitwa Nizeyimana Private, nagutegura amateka y'intumwa za Yezu: Andereya, Simoni bakundaga kwita Rutare, Yakobo mwene Zebedeyi, Yohani ndetse n'abandi bose. Muhaye ikaze. Ku itariki ya mbere Ugushyingo, Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru w'abatagatifu bose, ni ukuvuga abakoreye Imana ku isi ubu bakaba bari mu ijuru. Intumwa nazo rero zirimo. Nubwo rero ngo bagisanga Yezu bari bazi ko bagiye kugirwa abantu bakomeye ubwo yari kuba amaze kwigarura ubwami bwa Isiraheli, gusa siko baje gusanga bimeze. Ngo ntibyari byoroshye na gato, ariko ntibyatumye bamuvaho, ahubwo byatumye bongera ingufu mu myemerere bigishaga, maze ikwira henshi mu isi. None na n'ubu iracyahari. Aba ngo bamwigiyeho byinshi. Aba barimo ibyiciro bigiye bitandukanye ugendeye kuri kamere zabo. Bamwe bakagira umujinya, abandi bagacisha make. Uwa mbere ni Andereya. Uyu yavukiye Kaferinawumu nk'uko igitabo cya Guratiya cyabyanditse. Ngo yavutse ari umwana wa mbere mu muryango w'abana 5, akagira n'umuvandimwe we Simoni na bashiki be 3. Ngise mbere y'urupfu rwe yakoranaga na mwene Zebedeyi. Uyu akaba yari inshuti y'iwabo na Yezu. Mu mwaka wa 26 ubwo yatorwaga nk'intumwa, Andereya yari afite imyaka 33 arusha umwaka umwe Yezu, kandi niwe wari mukuru mu ntumwa zose. Ikindi kandi ngo yakomokaga mu muryango ukomeye, bityo bikamuhesha ububasha ku zindi ntumwa. Ngo Yezu ntiyigeze amuha irindi zina nk'uko yabigenje kuri ba Petero. Intumwa zo nk'uko zitaga Yezu umwigisha, Andereya we zamugize umuyobozi wazo. Ngo yari umuyobozi mwiza, akamenya gushyira abantu ku murongo bagakora icyo biyemeje neza, kandi yakomeje kuyobora intumwa zose kugeza igihe Yezu apfiriye. Ariko nanone ngo kwigisha ngo ntibyari ibintu bye, ngo byaramugoraga cyane. Ngo icyakora ngo yagiraga umuhate cyane. Akimara gutorwa ngo yahise ajya kureba umuvandimwe we Simoni, maze amuzanira Yezu ngo nawe amutora ab'intumwa. Ngo yakemuraga ibibazo by'intumwa neza kandi vuba. Andereya we n'umuvandimwe we Simoni ngo ntibari bameze kimwe na busa, gusa ntibabuze kumvikana. Simoni we yari azi kuvuga no kwigisha neza, na Andereya we bikamugora. Ngo gusa nanone ntiyigeze amugirira ishyari. Ku munsi wa Pentekoste ubwo intumwa zahabwaga Roho Mutagatifu, ubwo Petero ari we Simoni umuvandimwe we yafataga ijambo yigisha, ngo yigishije neza, maze Andereya aramwegera amubwira ko yakifuje kugira impano nk'iye akigisha nk'uko yigishije. Gusa yamubwiye ijambo ryiza cyane. Yamubwiye ko yishimiye kuba afite umuvandimwe umeze nkawe. Petero yaramusubije ngo iyo ataza kumuzana aho ngaho ngo ahure n'umwigisha, ntaba ari aho ngaho nyine ngo akore ibyo yakoraga neza. Nyuma yaho Yezu agendeye, Andereya yanditse igitabo kivuga ubuzima bwa Yezu. Ngo iki gitabo cyabaye igitabo gikunzwe cyane, kivamo ibindi bitabo byinshi. Gusa ikibabaje ni uko icyo gitabo cyaje gutwikwa ubwo biblioteke yo muri Alexandria yatwikwaga. Iki gitabo ngo cyari kimaze imyaka byibura 100. Ngo Andereya yabonaga ufite indoto, ureba kure kandi agafata icyemezo, akamenya kugihagararaho. Cyakora ntabwo yishimaga, yahoraga akonje cyane. Igihe itotezwa ryabereye i Yerusalemu, Andereya yagiye muri Armenia, yerekeza muri Aziya y'Epfo ndetse no muri za Macedonia. Ageze i Patrasi muri za Kayi, niho yaje gufatirwa, yicwa bambwe nk'uko umwigisha we bamugenje. Yamaze iminsi
agasibira abambwe, ariko icyo gihe cyose yari arimo aseka ngo yakomezaga kubwiriza guhinduka. Undi ni Simoni Petero bakundaga kwita Rutare. Uyu yaje kwitwa Petero Rutare. Simoni ajya kujya mu ntumwa yari afite imyaka 30. Yari yarashatse afite abana 3 ab'Ipensayida. Yabanaga n'umuvandimwe we Andereya nk'uko twabivuze mu gihe cyashize. Akabana nanone na nyirabukwe, bombi kandi bakaba bari abarobyi. Andereya niwe wabanje guhura na Yezu bwa mbere, none hamuzanira Simoni. Ariko ngo Yezu bari basanzwe baranahuye na mbere. Igihe ngo amuha izina rya Petero yabikoze amwenyura kuko ryari izina ry'akabyiniriro. Ngo mu buzima bwe yagiye ahura n'ibibazo bitewe no kuvuga atabanje gutekereza, kandi na Yezu ngo bagendaga babipfa maze akamukosora. Ngo yarahubukaga cyane ku buryo byari kuzamukoraho, ngo nuko yaganiraga n'umuvandimwe we Andereya akamugira inama. Cyakora nubwo yahubukaga yari azi kuvuga, akamenya kwigisha no kwemeza. Ngo yabazaga ibibazo byinshi akarusha izindi ntumwa zose. Ikindi kandi ngo yahindukaga ku buryo bworoshye cyane. Mbese dufate nk'urugero, aho Yezu yagiye kumwoza ibirenge, Petero akabyanga, akamusaba ngo amwoze umubiri wose. Nyuma y'aho Yezu apfiriye, Petero yabaye uwa mbere wahise yigira mu burobyi, mu gihe abandi bari batinye gusohoka bategereje kureba ikizakurikiraho. Ngo iyo babaga bakurikiye Yezu, iyo yabaga atari imbere ayoboye abandi, yabaga ari inyuma ari ubaherekeje. Ngo ntiyajyaga ajya hagati. Hari ibaruwa ye ya mbere rero igaragara muri Bibiliya ndetse n'iya kabiri. Icyakora ngo izi baruwa zombi zagiye zihindurwa, ngo ntizikimeze neza kuko zari zimeze akizandika icyo gihe, nk'uko tubikesha igitabo cya Guratiya nyine. Umunsi rero Petero yicwa abambwa acuritswe nk'uko yari yabyisabiye, n'umugore we yarishwe yicwa ahawe inyamaswa y'inkazi. Uwa gatatu ni Yakobo mwene Zebedeyi. Yezu yabitaga abahungu b'inkuba. Yakobo ngatorwa na Yezu ngo abe intumwa yari afite imyaka 30. Yari yarashatse umugore afite n'abana 4, akibera hafi y'iwabo ahitwa Ipensayida y'i Kaperinawumu. We na murumuna we bakoraga umwuga w'uburobyi, bakorana na Andereya na Simoni Petero. Ngo mu miterere ye yari umuntu uhinduka cyane. Ubu wabonaga konje, ejo ukamubona aganira cyane. Mu bigishwa bose yumvikanaga na Andereya, Simoni Petero na murumuna we Yohani. Icyakora ngo yapfuye hakiri kare, bituma na Yohana asa nk'ucitse intege mu mirimo yakoraga. Nyina wabo rero ngo yaje gusaba Yezu ngo azicaze abahungu be, umwe iburyo undi ibumoso. Noneho Yezu ababaza niba biteguye kuzanywera ku nkongoro azanyweraho bose, Yakobo na Yohani, Andereya ndetse na Simoni. Yakobo rero niwe waje kuyinyweraho bwa mbere, dore ko ari nawe ntumwa ya mbere yishwe igihe batangiraga gutotezwa. Igihe Yezu yari yasubiye mu ijuru, ngo Herode na Agiripa umwami wa Isiraheli niwe watanze itegeko ngo Yakobo yicwe kuko yamutinyaga cyane. Icyo yabaga yiyemeje yaruhukaga ari uko akigezeho. Yari umunyangufu ariko akirinda guhubuka. Reka tuvuge no kuri Yohani. Yohani atorwa ngo yari afite imyaka 24. Ngo niwe wari muto mu ntumwa zose za Yezu. Nawe kandi na murukuru we bari abarobyi. Ngaho amariye gutorwa ngo abe intumwa, ngo akenshi yagiye ahabwa akazi ko kwita ku muryango wa Yezu. Ibyo kandi ngo yarabikoze igihe Mariya yari akiriho. Ngo niwe mwigishwa Yezu yakundaga cyane, ariko ngo ntibyerekana ko Yezu yakundaga bamwe agatonesha abandi, ahubwo ngo yari yaramumenyanye na Yohani kuva kera bakiri abana, ndetse na Yakobo mukuru we. Ngo Yezu amaze gutora intumwa 12 yagize Andereya umuyobozi wazo, hanyuma amusabira kumuhitiramo 3 muri zo zizajya zimuhora iruhande aho ari hose zikamufasha. Andereya yamuhitiyemo Petero, Yakobo na Yohani. Ngo Yohani kandi ntiyatinyaga kuvuga ko Yezu amukunda cyane. Ngo mu ivanjiri yandikirwa na Natani, ngo ni nyina we ubwe ubyivugira, ngo niwe wicaraga iburyo bwa Yezu mu gihe abandi babaga bicaye ku meza. Yohani kandi niwe mwigishwa wenyine wakurikiraga Yezu ahantu hose bamunyuzaga bagiye kumwica kugeza bambwe ku musaraba. Nganazuka kandi Yohani niwe wabanje kumumenya. Ngaho batangiriye kwigisha bagatotezwa, Yohani yagiye afungwa kenshi, ngaza no gufungwa ku kirwa cya Patimosi imyaka 4 kugeza aho umwami mushya afatiye ubutegetsi Roma. Afungiye rero kuri icyo kirwa, ni naho Yohani yanditse igitabo cy'ibyahishuwe. Ubwo yari ari Efezi mu mwaka w'103, yari afite imyaka 101 ubwo yahitaga yipfira.
uwa gatanu ni Filipo azwiho ko yagiraga amatsiko cyane. Yatowe ari uwa gatanu mu ntumwa 12 ngo we nta na rimwe yigeze atekereza ko Yesu yari akomeye kugeza igihe yamugeraga imbere akamubwira ngo nkurikira, maze nawe yabona ukuntu Petero, Andereya na Yohani bamukurikiye nawe agahita yemera. Atorwa yari afite imyaka 27, yari yarashatse ariko nta mwana. Ngo izindi ntumwa zahisemo kumwita umunyamatsiko, ngo mu bintu byose yashakaga ko bamubimusobanurira, ngo mu mitekerereze ye nta gishya yazanaga, bityo izindi ntumwa bigatuma zimufata nk'umuntu usanzwe, mbega utagize icyo yica cyangwa se ngo akize. Ubwo intumwa zatangiraga kwishyira hamwe nk'umuryango, Filipo yashinzwe ubucungamari, ashingwa kuzajya akora uko ashoboye kazajya haboneka ibyo kurya. Ako kazi yagakoze neza, ibintu byose yabaga yabibaze. Iwabo rero ngo yari yaravutse ari umwana wa kabiri mu bana 7. Nyuma y'aho Yesu azukiye, umuryango wose w'iwabo yawujyanye kubatizwa. Aba kandi bari abarobyi. Akenshi usanga inyigisho yagiye atanga yaragiraga ati nimuze, nk'aho Nataneli yamubajije ku bya Yesu, undi aramusubiza ati ngwino urebe. Ngo hari naho abagereki bamubwiye ngo tuje kureba Yesu, maze nahita ababwira ati nimuze. Iki gitabo cya Guratiya kivuga ko Filipo yasanze atabasha kubigisha, ahitamo kubashyikiriza Andereya aba ari ubigisha. Icyo gihe rero ngo yarabajyanye abashyikiriza Andereya aba ari ubashyikiriza Yesu. Ikindi bamuvugaho muri iki gitabo cya Guratiya, igihe bari bagiye Samariya kwigishayo, igihe cyo gushyira ibiganza ku baturage kugira ngo bahabwe Roho Mutagatifu kigeze, Filipo yanze kubikora, bikorwa na Petero na Yohani gusa. Nyuma y'aho Yesu apfiriye akanazuka, ngo Filipo ari mu bantu ba mbere bagiye kwigisha imiryango itari iy'Abayahudi. Nyuma y'aho Yesu apfiriye akanazuka, Filipo ari mu bantu ba mbere bagiye kwigisha imiryango itari iy'Abayahudi. Yaje kwicwa mu gihe cy'itotezwa ry'Abakristu ba mbere, yicwa bambwe. Atarapfa yashishikarizaga umugore we kubwiriza ndetse n'abamwicaga bose akababwiriza. Amaze gupfa rero, Abayahudi ngo bahise bafata umugore we rero nawe ngo bamutera amabuye. Nguwo Filipo. Iyindi ntumwa ni Natanayeli, bamwitaga inyangamugayo, ngo ni uwa gatandatu watowe na Yesu. Ngo yari amuzaniwe na Filipo kubera ko bari inshuti. Ubwo yinjiraga mu ntumwa yari afite imyaka 25. Niwe wari muto wakurikiraga Yohani kandi yari atarashaka. Ngo nawe kandi Yesu nta rindi zina yamuhaye, nubwo abandi bigishwa bari baramuhaye izina ry'ubunyangamugayo. Gusa iki gitabo kikavuga ko yirataga, ngo yariyemeraga cyane, akavuga ko akomoka mu muryango ukomeye no mu mujyi ukomeye cyane, akihuta kandi mu guca urubanza. Bamwe bavuga ko Natanayeli bavuga ko yari muri ba bantu bari barapinze Yesu, akihuta kandi mu guca urubanza. Tuvuge nk'urugero aho Natanayeli yigeze kuvuga ngo iki cyiza cyava i Nazareti. Icyakora ngo ntabwo yatsimbararaga ku byo yavugaga, yahindukaga ku buryo bworoshye cyane. Uwundi ni Tomasi Didime. Tomasi Didime ni intumwa yatowe ari iya 8. Nyuma uyu yaje kwitwa umwemera gato, ariko siko intumwa zamufataga, ibi yaje kubyitwa nyuma. Iki gitabo kivuga ko nta kintu yemeraga atabanje kubyibonera. Ajya mu ntumwa yari afite imyaka 29, yari yarashatse afite abana 4. Atorwa yakoraga akazi k'uburobyi, ariko ngo mu ntumwa zose niwe wari uzi gusesengura ibintu cyane. Ikindi agashaka ibintu bifite aho bishingiye mbere atarapfa kwemera ibintu gutyo gusa. Ikindi agashaka ibintu bifite aho bishingiye, mbese atari ugupfa kwemera ibintu gutyo gusa. Akazi yahawe mu ntumwa ni ukubamenyera aho bagomba kujya mu ngendo zabo za buri munsi, akamenya inzira bari buce kugeza bagezeyo. Ngo akenshi yabaga ahangayikishijwe n'umutekano wabo mu nzira zose babaga bagendamo. Rimwe na rimwe akabanza kwanga ko bajya ahantu aha kuko bashoboraga kugirirwa nabi. Rimwe na rimwe yabona Yesu yiyemeje kujyayo, akaba uwa mbere wabwiraga intumwa ati nimuze tugende napfa dupfane nawe. Nanone kandi ngo mu buzima bwe urupfu rwa mushiki we wari ufite imyaka 9 ngo rwaramubabaje cyane, mu buryo yagiraga n'ikibazo nyuma akigunga. Iyo yabaga ari muri icyo gihe, intumwa zaramwegeraga zikamumenya zikamufasha, ariko akirinda kwegera Yesu, ariko ngo yabaga bizi cyane. Ngo hari nubwo yajyaga ahabwa uruhushya na Andereya
ngo asibeho iminsi byibuze 2. Nyuma ya Pentecoste na cyagiye batotezwaga, Tomasi ngo yagiye i Chypre ndetse no muri Afurika y'Amajyaruguru ngo abari hajya kwigishiriza, ngo yaba yarageze no muri za Ethiopia. Uyu yaje gupfira rero ahitwa i Malta yishwe na leta yaho. Icyo gihe yicwa yari yaratangiye kwandika igitabo cy'inyigisho kivuga ku buzima bwa Yezu. Izindi ntumwa ni Yakobo ndetse na Yuda. Yakobo na Yuda bakundaga kwitwa ba Tadeyo. Aba bakaba bari impanga, bari abahungu bitaga Alfeyi, bari abarobyi bombi bafite imyaka 26. Igihe batorwaga kandi bari barashatse bombi. Yakobo yari afite abana 3 naho Tadeyo afite abana 2. Ngo bakundaga Yezu kandi ngo nta na rimwe bacaga Yezu mu ijambo bamubaza ibibazo ku byo batumva neza. Ngo ibyo yabaga ajyamo impaka n'abandi bigishwa ngo bo ntibabaga babyumva neza. Andrea rero nk'umukuru w'intumwa yabashinze discipline y'intumwa. Cyakora nyine bagakora n'indi mirimo intumwa zakoraga. Ngo bafatwaga nk'abantu basanzwe batagize icyo bishe, ntihagire n'icyo bakijije. Yezu nawe ngo yarabakundaga cyane. Igitabo cya Galatia kivuga ko aho nyuma Yezu apfiriye baje gusubira mu mwuga wabo w'uburobyi, kuko ngo batari bafite ububasha bwo kujya kwangara bigisha. Cyakora ngo barinze bapfa bumva ko bafite icyubahiro cy'uko bakoranye na Yezu imyaka igera kuri 4 bakamwubaha. Undi ni Simoni bakundaga kwita umunyeshyaka, Rozerote mu Gifaransa. Ngo yazanwe na Petero, ngatorwa yari afite imyaka 28. Ngo mbere yari yarabaye umucuruzi, nyuma aza kujya mu ishyaka ry'abarezorote. Iri shyaka ryari ishyaka ryavugaga ko bazikiza abarumani bari barabakolonije, mbese wari n'umutwe witegura imirwano. Uwo mutwe rero niwo Simoni yavuyemo maze aba intumwa. Simoni uyu nguyu turi kubabwira yari ashinzwe imyidagaduro y'intumwa. Aka kazi ngo yagakoze neza cyane, ngo yari azi kwigisha neza kandi ngo akamenya kuvuga, akagira n'ibitekerezo byemeza. Mbese nyine ngiye intumwa zabaga zirimo zirigisha, hakaza umuntu unangira umutima akazinanira, zahitaga zitumaho Simoni akaba ari umwemezi. Simoni agakundira kandi Yezu uburyo atuza kandi akamenya kwihagararaho. Ikindi yakundaga, yajyaga impaka akamenya no kuzitsindamo. Yezu amaze gupfa ngo Simoni yarihebye cyane ndetse amara imyaka atagaragara cyane. Icyakora nyuma ngaza kujya kubwiriza muri Alexandria, ajya no muri Afurika y'Amajyaruguru. Ngo yari yarigishije kugera ashaje. Uyu yaje gupfira muri Afurika abari hashyingurwa. Uwa nyuma ni Yuda Iskariyoti, wa undi wagambaniye Yezu. Yuda ngo yaje kuzanwa na Natanayeli. We ngo yavukiye Iskariyoti muri Yudeya. Atangiye gukura ngo ababyeyi be bimukiye Yeriko, abari naho bakomeza kuba. Yuda yatangiye gucunga imari ya se wabaga mu bucuruzi, kugeza aho atangiye kuzajya akurikirana iby'inyigisho za Yohani. Ahita ashaka kujya mu bigishwa be, ariko bakanga kumwemerera kuko ngo ababyeyi be bari abasaduseyi. Yinjiye mu ntumwa za Yezu afite imyaka 30, azanwe na Natanayeli nk'uko twabivuze hejuru. Yabaye rero umucungamari mu ntumwa. Yuda hari aho yanengaga Yezu, ariko ahanini akanamwubaha. Yakundaga gushinja Yezu kahora ajunjamye, ku buryo ngo atisobanuraga ngo yerekane ububasha bwe. Icyakora akazi k'ubucungamari yagakoze neza, ku buryo mu ntumwa nta n'umwe wigize umunenga, ndetse yewe zaranamukundaga cyane. Nyuma ngo Yuda yaje kuzajya yigunga nk'uko iki gitabo cya Galatia gikomeza kugenda kibivuga. Ngo yabonaga intumwa zitamwitayeho ndetse ko zimutenguha, atangira kuzibonamo abanzi adasize ndetse na Yezu. Ibi byarakomeje bifata indi ntera, atangira gushaka n'uburyo yakihimura akazihemukira, ariko ngo ntiyarakomeje cyane, ahubwo icyemezo yaje kugifata ubwo umugore yafataga akabindi karimo umubavu agasiga ku birenge bya Yezu. Ibi Yuda yabibonye nko kwangiza cyangwa se gusesagura umutungo. Aho yagashatse kubinenga,
Yezu ntiyabiha agaciro imbere y'abantu. Yuda byaramubabaje ahita afata icyemezo cyo kuzamugambanira. Ibyo byose ngo Yezu yarabibonaga akamugira inama amubwira ko ibyo arimo atari byo, undi agaterera agati mu ryinyo. Yezu yagiye yifashisha n'abandi bantu ngo bamubwire, ariko Yuda agakomeza kuvunira ibiti mu matwi maze aza kumugambanira, maze ahabwa ibiceri 30 by'amadenari. Iki gitabo gikomeza kivuga ko Yuda yumvaga ko nanamugambanira ko Yezu ari bugeraho akikiza abashaka kumwica yifashishije ubuhanga yari asanzwe amuziho. Abonye Yezu ntacyo akoze, Yuda ngo byaramubabaje cyane maze ahita yiyahura. Kubagezaho ibi ngibi nkaba narifashishije igitabo cya Uratiya, wanasanga kuri interinete ukajya ku rubuga rwa uratiya1.org ukamenya byinshi birenze ibyo tumajije kukubwira. Iki kiganiro cyitwa Mind Power, mugikurikirana kuri radiyo Agaciro buri wa mbere saa 12:30. Njye wakigutegura nkanakikugezaho uyu munsi nitwa Nizeyimana Private. Ushaka no kumva ikirambuye ushobora no kugisanga kuri channel yacu ya YouTube Nizeyimana Official, hanyuma ukakireba cyose ndetse n'ibindi byagiye bijyaho. Mugira amahoro y'Imana.